2019 is gone, and we're bracing ourselves for the year 2020. We've gone through a lot. We've lost our loved ones. We've gained a lot. Some of us have gone through difficulties in health, financially, but we praise God. Charles mu buzima busanzwe twari tubizi ko yari afite indwara y'umutima y'abaganga bagerageje kuvura ku rwego rwose rushoboka, bakoze ibishoboka byose, ariko nk'abantu bose barwara bene nk'izo ndwara yajyaga ajya kwa muganga for a routine treatment. Yari afite personal doctor wajyaga umusuzuma akamuprescribingira imiti isanzwe iyo bari baramwandikiye agomba kunywa bitewe n'indwara yararwaye. Umwe mu munsi y'akazi yagiye mu kazi bisanzwe, agerayo yumva atameze neza, n'umuyobozi we arabibona, aramubwira ati ndabona utameze neza, please feel free to go home, take a break. Ajya kwa muganga, bwa mbere yarijyanye na transfer bamuhaye ajya Faisal, nabwo twarajyanye but he could walk. Tugerayo atujyana muri emergency, basanga ari ngombwa ko bagomba kumujyana mu cyo twakwita intensive care unit cyangwa se HDU Faisal. Tugezeyo bamushyira kuri treatment, bamushyira kuri monitors kugira ngo barebe uko ameze, barebe uko umutima umeze. Bapimaga pressure cyane iri hasi cyane nk'uko byari bimeze naho yaravuye, bageza kumushyira ku muti noneho uyizamura kugira ngo abashe kunormalizing icyo nakwita se kumera neza. Bageze igihe noneho rero bamukura kuri izo monitors zose, bamukura kuri oxygen, bamukura kuri uwo muti wa pressure, ariko baramugumana nyine bagira ngo barebe niba uko bamuvuye hari icyo byatanze. And he responded well for the first days. In the morning he seemed fine, and then from nowhere he developed a fever. Iyo fever irakomeza, ariko akaba afite na pain kubera some of the treatment bari bamuhaye nyinshi cyane, asaba ko bamuha painkiller, bamuha paracetamol, and he wasn't responding so well. Bigeze mu masaha saa 12 n'igice, saa 10 bikaba muri bigana muri saa moya, ndi kumwe na madamu we, tugiye tubona atangiye kudahumeka neza, ariko wamubaza ati ko tubona utameze neza, ahubwo ati no, I'm fine. Mbwira umugwenda, ambwira ati rero uyu muntu genda abona atameze neza, reka njye njye guhamagara muganga aza murebe. Nyisohoka njya kureba muganga in the next room, all I had was a scream from the wife. Avuga ati ni mutabare, umuntu ameze nabi, mutabare, umuntu ameze nabi. And indeed tugiye kugaruka twirukanga dusanga the situation has changed in just a short time. Abaganga bazana ibyuma byose babishyiraho almost 15 minutes bagerageza kugarura ubuzima bwe,
twirukanka tubabwira ati please do what you can, mugerageze please. Unfortunately, up to the last minute, muganga ubwo yatwegereye araza aratubwira ati rero, yatubujije kumwegera, atubwira ati nimutureke dukora akazi kacu, ariko muhagarara aho ngaho and watch everything that is going on. Duhagarara ku ruhande, araza aratubwira ati rero, ibigaragara nuko umutima wa Charles tugerageje kuwubyutsa, ariko it has refused to beat again. Ndamubaza, what do you mean? Ibyo urimo kumbwira, yes, it is a heart that has refused to beat, so are you trying to tell me it will not beat again? Are you trying to tell me? Arambwira ati twagerageze ariko byanze completely and we are sorry. It's been a short stay of only 7 years. We've shared a lot. He's left me 2 beautiful kids. A little boy who makes 6 on Sunday, and a little girl who is 3. With Charles, we shared a life that was full of love, that was full of life. We had a lot of dreams together. He loved me in a very extraordinary way. He loved the kids. I will surely miss him. But I'll ask the Lord to bless and guide us and keep us safe so that I shall live to bring up the kids in a way that will please him wherever he will be. It just feels like yesterday when we got married. And I can't believe he's left me in just a blink of an eye. But Charles, wherever you are, I love you. Thank you for the great memories. No, he has left a beautiful legacy. When the kids grow up, they'll get to know that their father was a great man because he served God, he served his people, he served his nation in any capacity that was there for him to do.
And I know that his legacy will live on. His kids will serve God, will pray, will do everything so that his legacy lives on. He was an exemplary man. He was a family man, very committed to his family, very caring, very responsible towards the wife, who is my big sister, and towards the children. He was a person who would always welcome every family member at home, from the wife's side, from his side. He had a uniting factor in him. Very responsible, very focused, very humble, calm, very meek person. Charles will surely be missed, but all we can say is may his soul rest in eternal peace. We have learnt a lot about his life, and we shall carry that legacy on. Nakomeye kubera ko icyambere mfite icyizere ko Charles ahari ari heza. For us we call it death, but Charles is in the hands of God now, for sure. I have no doubt about it. I have no doubt about it. Charles was a God-fearing man. He's a man who loved his country. He's a man who loved his wife so much. He's a man who loved his children so much. No mu bintu bya nyuma yambwiye tukiri kwa muganga, yarambwiye ati kora ibishoboka byose kuko ndumva ameze neza, tuva hanga ndashaka kujya kureba abana banje. Yari inyangamugayo, ikindi yari umuntu w'indashyikirwa cyane, yakundaga umuryango cyane. Muri make tubuze umuntu w'ingenzi kandi umuntu twakundaga, turababaye cyane. Yabayeho mu buzima yishimiye kandi yabayeho mu buzima bwiza, yakunze Imana, yarayikoreye, agiye kugenda avuye mu isi rwose nta cyasha afite, haba ku ruhande rwa family, haba ngira ngo no ku ruhande rw'abantu bamwe yajya ahura nabo mu buzima busanzwe. ari kuba muri hejuru, ari kuba muri hasi, ari kuba bari ku ruhande, ku rugero rumwe. Ndavuga mu by'akazi, abantu bose yabafataga kimwe, yabafataga nk'abavandimwe, nk'inshuti. Ntabwo yagiraga uko yitwara kuri bano ngo agire uko yijya, nta buryarya yagiraga, nta umuntu barahuraga wese wasangaga. Ngire ngo n'aba interns bazaga hano, uko twababaye niko nabo bababaye. Ndetse kuko ari na twakora n'amahugurwa dukora ya photography, ari we wari uyashinzwe, n'abanyeshuri baho bamwitwaragaho nk'uko jye namwitwaraho, kandi akabitwaraho nk'uko yakwitwara ku wundi muntu. Umuntu wese waba umuyobora, yaba kuyobora, mwaba muri ku rugero rumwe, wumvaga ko aguhaye icyubahiro. Kandi ntabwo ari umuntu wakaga ibyubahiro, kubera ko uburyo yitwaraga ubwe cyatumaga umuntu wese amuha icyubahiro. Si we wajya guza ukamubwira uti ni urugero, ndashaka ko dukora iyi story, ndashaka ko uyu n'uyu yabigenza gutya na gutya, ukabona yabanje yakwihoreye nta n'ikintu agusubiza. Warangiza
yabanza akareka mbese nabyita gute kwa kundi uziye hejuru ukabanza ugasubira hasi noneho wajya nko kurakara uvuga uti ko mbona atari manyumva nshaka ko ibi bintu biba ukabona nibwo akubwiye nk'ijambo rimwe cyangwa abiri y'ukuntu icyo kintu mugikora kandi mukagikora kikarangira. Mu magurupe y'akazi tubanamo yari umuyobozi wacu natwe tumwungirije ariko wagira utya wahondana nk'umutwe n'umunyamakuru yakoze nk'ikosa riremereye cyangwa iki wumva wowe warakaye kabisa ushaka ko mufata ibyemezo ukabona cyari saracecetse umbe mu kanya kaza abubwira ngo yaciye mu gikari ngo avugana na wa munyamakuru ukabona wa mukozi mugenzi wanyu mufite ukuntu ibintu muhise mubyoroshya gutya birarangiye. Iyo niyo character nta muntu n'umwe na message dufitanye twese mu magroupe y'akazi nta muntu n'umwe nigeze mbona Charles yandikira atongana. Turi kwibaza ikintu twakora wenda hari abantu benshi bifuje ko twagira icyo dukora ku cyumweru Charles yajyaga ikiganiro cyo kuva saa 5 kugeza kuva saa 11 kugeza saa 1 dushaka kuzahamagara kuzakigira ikiganiro cyo kwibuka Charles twishimye tunezerewe celebratinga ubuzima bwe abashaka gutanga testimonies bose bahamagara kikaba ikiganiro cyo kwibuka Charles ariko n'ibindi tuzabikora. Charles Kwizera